Ni abaturage biganjemo abo mu mudugudu wa Shyigura ni mu kagari ka Remera mu murenge wa Manyagiro bavuga ko gitifu w'aka kagari abagurishiriza inka bahawe muri gahunda ya Girinka hakaba nizo atwara badahari ntibamenye irengero ryazo ndetse n'abagize komite ya Girinka mu mudugudu batabizi. Nje bamenye inka ya Girinka. Inka ndayorora nyora imyaka 2. Maze kuyora imyaka 2 inkira kuri bingumba. Imaze kuba ingumba. Inza gusaba indayibanguriza inkirangirananira inza gusaba gitifu w'akagari ngo kingangi naniye ngo wankweruhe ufasha. Yarambwiye ngazaza kureba ukuntu iyo nkimeze. Yaraje mu masaha 8 aza gusubirayo agaruka umunsi w'ejo ari kumwe n'abashesheri. Inka barayifashe arabangurika bayijyane ejo bazanzara inka nziza. Inka barayijyanye ariko abashesheri bari kumwe baje kungaruka nyuma arabaza ngira nka ku 800 tugiye kubaha ngo murayemera. 800. Ndavuga ni none se ko gitifu yambwiye ko natemewe kugurisha inka y'ubudehe natarazitura. Ndatubwo mugende muvugana. Baje kugenda. Bagarutse ejo barayijyana yanka. Aragenda nzanira inka. Anzanira agaka 3 ko kagameze kari kagwaye kameze nabi. Ndagenda ndavuza urari ukomeze. Naravuje ndaruha aho kagahembukiye mvuye kwahira nka 8 abaturage barambwira twa duturanye ngo na yanka yarisigaye ngo yayijyanye. Njewe nk'ubu ndi muri komite ya Girinka isinye muri uyu mudugudu wa Shyigura. Ibi bintu byose bavuze twatunguye nk'abantu bari muri komite. Nta kintu tuzi. Na chairman wacu ubwe nigeze ndabimubaza arambwira ati njewe bansabye gukora raporo y'inka y'uwo muhungu kandi uyu muhungu atuye mu isibo yanjye ninjye wanamutuje deje. Ariko byanga binoga inka ye kuntu bayijyanye ntago tubizi. Ubwo rero tukavuga tuti nkatwe abayobozi bo hasi ubwo ntacyo tumaze. Inka yanjye yagira inka barayimaye. Inka ndayiragira nditura. Maje kwitura ninagiye kwahira mu gishanga pfingiye. Ngarutse nsanga inka yayitwaye. Ayitwaye ndagenda njya kwa kumugabo wita Sahuri. Ngezeyo nsanga inkiriyo. Ngiye kwifata Sahuri arambwira ngo niye gitifu. Ndavuga ati nabona kirwa ndwana nawe kambyihorera. Ndagaruka. Mu gitoro ngiye kwireba nsanga inka ndayiriyo. Iyo nka hamaze nk'iminsi 3 ngiye kubaza Sahuri ati inka bayitwaye hehe. Bayitwaye ruguririya mu bududu wa Kabeza ku mugabo witwa Nara. Iyo nka yanjye niri Ishima Loizi ni umunyamabanga nshingwabikorwa akagari ka Remera ushinjwa n'aba baturage kubagurishiriza inka za Girinka no kuzibambura mu buryo butazwi kandi ntibamenye irengero ryazo nubwo abihakana yivuye inyuma ariko yemera ko aba baturage banabimuregeye imbere y'ubuyobozi bw'umurenge mu nama ariko ngo baba babeshya. Ngira ngo no mu minsi yashize twigeze gukora inama ibi bintu tubigarukaho no kuvuga ngo ibi bintu rwose ubwiye ngo nibyo ntabwo ari byo. Biteye bite rero utiri uvuga amazina ya buri muntu iyo bavuze bati inka zagiye nizi zagiye hana bababeshya ngira ngo bamwe n'ubu baje kubivuga twagiye dutohoza amakuru bikarangira tunamenye buryo kibagiye banazigurisha nabo ubwabo kandi tukabibasobanurira bahari arabagiye bazigura barahari byose biba bihari kandi nabo ubwabo babashobora kuza bakabyivugira kuvuga rero ngo naba mfate nka y'umuturage nkayigurisha nkamuzanira indi rwose ibyo byo nakubwira ko ari ukubeshya. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Manyagiro Rwitare Lambert avuga ko iki kibazo bakigejejweho ko uyu gitifu abangamiye abaturage muri gahunda ya Girinka ndetse ko hanashyizweho itsinda rigomba gucukumbura iki kibazo. Ubwo rero twafashe umwanzuro ko agomba kujyaho twashyizeho timu igomba kucukumbura ikibazo ikagenda ireba kuko harimo ababyemeza abandi bakabihakana mu baturage hanyuma tukareba ngo kuri hehe hanyuma tukabona gufata icyemezo. Madamu Uwera Parfaite ni umuyobozi w'akarere ka Gicumbi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu avuga ko niba hari gahunda ya leta nk'iya Girinka yo gukura umuturage mu bukene hakaba hari umuntu ushobora kuyibangamira ngo nk'ubuyobozi ntibabimwemerera. Niba gahunda ya Girinka ari gahunda nziza ya leta yo kuvana abaturage mu bukene hakaba hari umuntu ushobora kuba yidindiza ntabwo twamuha umwanya na gatoya nta nubwo twanamwemerera nk'ubuyobozi. Ubwo rero mu duhaye amakuru tunabashimira radishingiro kugaragaza ibibazo nk'ibi bidindiza gahunda za leta twebwe turabishyigikira kugira ngo duhite dushaka uburyo kitugomba kubikemura. Navuga yuko nk'ubuyobozi tugiye kubikurikirana tukamenya amakuru yimbitse kuri iki kibazo hanyuma wenda mu minsi itaha tukazababwira icyo twagikozeho.
Gahunda ya gira inka munyarwanda yatangijwe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu mwaka wa 2006 igamije gukura abaturage mu bukene. Icyakora usanga hari abayobozi bamwe na bamwe bagiseta ibirenge mu kuyubahiriza, ahanini bishingiye ku gushakamo indonke, mu gihe hari abaturage benshi bagaragaza ko gira inka yabafashije kuva mu bukene. Ngendi Ntirenganya Charles, iyi ni Radio Ishingiro mu karere ka Gicumbi.